Holiness TV, umurongo w'ubutumwa bwizewe. Ni Holiness TV, umurongo w'ubutumwa bwizewe. Holiness. Basuhukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bishimire cyane iyo mbibutse, bigatuma niyungamo kongera kubasuhuza no kuba naboneraho kubaganiza ku ijambo ry'Imana, twungurana ibitekerezo mwa ino minsi ya none turimo, iminsi ikomeye kandi iminsi iruhije umugenzi, ariko hahirwa uyitwararikamo neza, bityo ubuzima bwe akabasha kubwegereza mu bumwe no mu rukundo no mu bufatanye, bityo ubuzima bwe akabasha kubutuza muri Kristo Yesu. Yesu Kristo akaba mu buzima bwa kimuntu bwejejwe, n'ubuzima bwa kimuntu bwejejwe bukaba muri Kristo Yesu. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza. Muri kumwe na Pasiteri Uzabakiroho Yonasi. Tugiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwa mbere rwa Petero, ibice 4 umurongo wa 7. Iherezo ry'ibintu byose riregereje, kubera iyo mpamvu mujye mushyira mu gaciro kandi mwirinde gutegekwa n'inda, kugira ngo mubone uko musenga. Mbere ya byose mukundane urukundo rudatezuka, kuko urukundo rwibagirwa ibyaha byinshi. Mujye mwakira abashyitsi mutinuba. Dusenga Imana. Mana yacu, murengeze ubuzima bwacu, turagusaba kugira ngo dukomezwe nawe, dukomezwe n'ijambo ryawe. Buri wese uko agusaba aba ariko umukorera aciye bugufi. Duciye bugufi tugusaba kugira ngo uduhereze ubuzima, uduhereze umutekano. Mwami, nibyo tugusabye twizeye kandi twiringiye, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Holiness TV. Iryo ni ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwa mbere rwa Petero, ibice 4 umurongo wa 7. Hatweretse yuko iherezo ry'ibintu byose ryegereje, rikaba riri bugufi, kandi rukadusaba guhora dushishikarira isengesho. Rwerekana yuko iherezo rya byose riri bugufi koko, kandi rukadusaba kugira umwete wo gusenga. Tuzi neza ko isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro, rikagira umumaro mwinshi iyo risenganye umwete. Uyu Petero n'umwe wavuye mu bubata bw'ibyaha, ahitamo gukurikira Yesu Kristo igihe yari umurobyi. Yesu aramubwira ati, ngwino kuko inje kukugira umurobyi w'abantu, ntukiri umurobyi w'amafi. Uyu Petero ntabwo yahise yizuyaza, ahubwo yahise ahagurukira ko aramukurikira. Mbere yo kumukurikira, Yesu Kristo yakoze igitangaza kirushije ibindi byose ba Petero bagiye babona, bagiye bahura nabyo, kuko Petero uyu yari yaraye ijoro ryose hamwe na bagenzi be baroba, ariko ntibagira icyo bafatisha. Yesu Kristo abasha gukora igitangaza, maze abahereza kuroba amafi menshi, barayakurura, inshundura ziri hafi gucika. Muri uru rwandiko rwe adusaba kugira umurava, tukagira umurava mu isengesho, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Mbese nawe ubona ko iherezo rya byose riri bugufi? Mbese ujya wibuka gusengera igihugu cyawe? Niba uri mu Burundi cyangwa muri Kongo cyangwa Uganda no mu bindi bihugu byose, si neza ko hari benshi babizera. Mbese muharanira gusengera igihugu utuyemo? Twebwe se nk'Abanyarwanda twibuka gusengera igihugu cy'u Rwanda?
Hari bamwe bifuza ko u Rwanda rwasubira aho rwavuye, kuko aho rwavuye ni habi cyane. Biyumvisha ko rwazamo intambara. Ndababwiza ukuri yuko nta ntambara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko rufite abahora barutakambira ku Mana, kandi ntabwo twiharanira gusa, ahubwo dusengera isi yose kugira ngo ibone amahoro. Ntabwo twakwibagirwa ibihugu by'abaturanyi, Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda n'ibindi bihugu byose. Ntabwo twabyibagirwa, turabisengera. By'umwihariko twibuka u Rwanda aho rwavuye mu icuraburindi, rubasha kwamaganira kure abifuza yuko rwakongera gusubira aho rwakomotse, aho rwavuye. Oya, aho rwavuye ni habi. Niba duharanira icyaduteza imbere no kumva yuko twakataza mu mutekano, ni nako nanone twasengera na bagenzi bacu bari mu bibazo nk'ibyo, tukabifuriza umutekano, kandi tukabashishikariza guhora basenga nk'uko Petero ubwe yabashije kubishishikariza isi yose. Yabashije kubishishikariza muri bamwe batagira umwete wo gusenga, muri bamwe bareba hafi ntibabashe kumva yuko iherezo rya byose rije. Petero nawe yungamo aravuga yeruye ati, iherezo rya byose riri bugufi. Nawe wabaye wakwita ku iherezo ryawe, wakagombye guhesha abandi amahoro. Aho kubasabira imivumo, ahubwo ukabasabira amahoro. Ibyo ni byo Uwiteka adushakaho, aba ari byo natwe twifurizanya. Aba ari byo natwe twifurizanya muri Kristo Yesu, kuko ahantu hari imivurungutano ntabwo habura amakimbirane n'intambara. Twivanemo ibyo byose kandi bihera mu mitima yacu, imitima ica. Iyo mitima tuyivanemo, ahubwo twambare ukwera no gukiranuka, bityo tugundire agakiza, bityo tuzashyikira ibyo Yesu Kristo atwifuriza. Nuko icyo nabasha kwifuriza namwe mbifuriza ni uguhora mu rukundo, dusengera bagenzi bacu, dusengera ibihugu birimo intambara, kugira ngo Uwiteka Imana abashe kubyegera no kubasha gushyiramo ubwumvikane, ubumwe n'amahoro, maze amahoro aganze muri ibyo bihugu, intambara zivemo. Ibyo nibyo nifuriza, kandi mbasha gushishikariza bagenzi bacu kugira ngo tujye duhora tubyifurizanya, hirya no hino twifurizanya amahoro, abari hafi n'abari kure twifurizanya amahoro, abari mu bibazo tubifuriza amahoro, abari mu ntambara tubifuriza umutekano. Nicyo Uwiteka Imana adusaba. Ariko niba wifuza intambara, ni hahandi wumva yuko intambara zavuka, ukabona uko usahura. Hari benshi barusahurira mu ndiro, ugasanga ubuzima babutakarije aho bagiye gusahurira. Reba ibyaranze muri 1994 ni ubwicanyi ndetse no gusahura. Hari benshi baguye mu gusahura, hari benshi baguye mu bitero bimwe bagenda babyirukamo bagiye kwihura, ugasanga bagiye gusahuranwa iby'abandi bataruhiye, kandi abandi barimo bahunga, abandi barimo babica, ugasanga ni ibibazo. Ariko umwana w'umuntu utazi kureba kure ngo aze kumenya iherezo ry'ibi, ugasanga agiye gusahura abandi barimo bahunga. Ibyo rero nibyo byaranze uru Rwanda rwazutse, rwaranzwe n'ubwicanyi no gusahura, abandi babasha kwicwa bazira ubusa, bazira uko baremwe, bitwa izina ribi, bitwa izina batagombye kwitwa, babasha kubita nka timu n'inzoka, kandi ari abantu, ibiremwa nkatwe. Nuko rero ubwo byageze aho bigera,
usanga bamwe basubiranwemo bari kugabana iby'abandi bakaza kwicana. Twebwe rero aho twavuye ni habi, ntabwo twakongera kuhasubira. Niba tutakongera no kuhasubira, duharanirane, bityo dusengerane, twumve neza ababuze umutekano, tubasabira umutekano. Ntiducogore rero gusengera bagenzi bacu, ntiducogore rero guhora tugirirana urukundo, ntiducogore rero kugirirana impuhwe, kuko ibyo ari byo Yesu Kristo atwifuriza kandi adushakaho. Iherezo rya byose rero riri bugufi, kandi kwa uriya munsi w'urubanza ukaba utwegereye, buri wese akazacirirwa urubanza ruhwanye n'ibyo yakoze. Gerageza rero usange Uwiteka Imana igihe kikiriho, uce bugufi, utinye ruriya rubanza rw'ikirenga, ruriya rubanza rutarimo kubera, ruriya rubanza rutarimo ruswa, ruriya rubanza rutarimo indonke, ahubwo akaba ari urubanza rushinja umwana w'umuntu ibyo yakoze mu gihe atabashije kwikiranura agifite uburyo. Muze rero twegere Imana, nayo izatwegera, kandi tubashe kwanga ibyabasha gutuma umutekano wa bagenzi bacu ubura, ahubwo duhesanyishe amahoro n'umutekano. Imana igira umurava, nayo izabasha kuzatwishimira. Nuko buri wese abe inyunganizi ya mugenzi we, kandi buri wese yumve neza yuko atabasha gusubiza mugenzi we ahantu habi cyane, ahubwo yabasha kumuteza imbere mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwa roho, bityo igihugu kizatera imbere. Icyo twifuza yuko twaba cyo tukazaba cyo. Imana rero, Imana nyir'ububasha, Imana nyir'ibyiringiro, ibashe kubeza rwose, ibashe kutweza, kandi n'ubuzima bwacu bubashe kugotwa n'umwuka wera, ubugingo bwacu bubashe kurushaho kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Duture mu rukundo, kuko Imana ari urukundo. Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Pasiteri Uzabakiriho Yonasi.